Mu karere ka Nyamagabe habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi, abandi batangira gusenga imana zabo, abandi batangira gusenga ibigirwamana, abandi batangira kurira batabaza Uwiteka. Abandi baravuga ati ibi biri kubera mu karere ka Nyamagabe ni ibiki? Mu karere ka Nyamagabe abarozi batatu bafatiwe ku mugaragaro. Aba barozi bari abagore ndetse aba barozi babafashe babicaza ku gasantere, aba barozi bahinduka inkoko. Ibi ni ibintu abantu birebeye n'amaso yabo batangira kugira ubwoba, abandi barahamuka, abandi baratinya. Nyamagabe rero ngo niho hantu hari abarozi benshi cyane. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gashora, no habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukuru w'umudugudu arakekwaho kurya amafaranga ya mituweli. Ni mu gihe abaturage bagiye kwivuza kuri centre de santé basanga ntago bishyuriwe ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe bahamagaye umukuru w'umudugudu, we avuga yuko amafaranga yatanze ku kagari, ikibazo cyaba gifite gitifu wa kano kagari. Bagerageje guhamagara gitifu abwira yuko uyu mukuru w'umudugudu atigeze azana amafaranga hano ku kagari. Abaturage barakaye cyane bakubita mudugudu hafi yo kumwica. Abaturage 5 bakurikiranwe icyaha cyo gukubita mudugudu ndetse bakamuca inguma, ariko bamuziza yuko yari amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Matyazo, ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwiyambaza Imana. Ni mu gihe abagore batatu, umwe uri mu kigero cy'imyaka 45, undi ari mu kigero cy'imyaka 58, undi ari mu kigero cy'imyaka 65, abo ngo bari baraciye ibintu bigacika, ngo baroga abana bakahita bapfa cyangwa bamwe bagasara. Ni mu gihe abangaba bafashwe mu masaha ashyira saa moya ya mu gitondo, abicaza ku isantere, akanya ko guhumbya abantu bamaze guterana, ndavuga inteko imaze guterana kugira ngo barebe ko bafatira umwanzuro bano barozi. Mu kanya ko guhumbya, aba barozi bahinduka inkoko mu ruhame, mu rugaragaro rw'abantu cyangwa abantu benshi bateranye. Abandi barirukanga bakwira imishwaro, abandi batangira gutera haleluya. Akanya ko guhumbya, aba bagore bahise bongera bahinduka abantu basanzwe, bicara bemye, baravuga ati twebwe turi abantu barazwe cyangwa twabirazwe n'abakurambere, nta muntu waduhagarara imbere. Abayobozi b'inzego z'ibanze nabo batangiye gutabaza rurema, batangira kwitabaza inzego zibakuriye, ariko akanya ko guhumbya aba barozi bahise baburirwa irengero. Ni mu gihe rero mu karere ka Nyamagabe humvikanye amarozi nk'aya ngaya, ibi ntago byari bisanzwe. Abaturage twaganiriye nabo bavuze yuko n'ubundi aba bakecuru bari basanzwe baroga cyangwa bakoraho rikaka, ubwo mu buzima busanzwe nta kazi bagira ariko bakaba barya. Umuturage umwe yavuze ko uyu mugore witwa Nzahabonimana yari afite inzoka zisanga 2 mu rugo iwiwe, ugiye kumusura ku irembo ry'iwe asanga inzoka ngo niyo iguha karibu. Ibi ngibi byatumye abari mu nama bose bagira ubwoba. Ngayo nguko rero ubu bano barozi bakaba bacitse inzego, kandi bashinzwaga icyaha cyo kwica umwana w'imyaka 18 y'amavuko wari ugiye gushaka umugore. Uyu mwana yari umusore, yari agiye gushaka umugore, ariko aba ntago babishakaga yuko ashaka mwuriya muryango, niyo mpamvu bamunanguye. Ibi ni ibintu byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gashora, ahabereye ibiteye naho ubwoba. Abaturage basanga 5 barakekwaho gukubita mudugudu bakamusigira imvune zikomeye cyane. Abaturage bavuze ko kugira ngo bakubite mudugudu ni intandaro yuko mudugudu yabaririye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ese byatangiye bite? Byatangiye abaturage bahereza mudugudu amafaranga angana n'ibihumbi 15 by'amafaranga y'amanyarwanda kugira ngo ajye kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu amafaranga yayiririye, yanga kujya kwishyura abantu baturage ubwisungane mu kwivuza. Abaturage bagiye kwivuza basanga ntago bari kuri mituweli, bahamagaye mudugudu avuga yuko amafaranga ya depoje ku kagari kugira ngo babashyire muri systemu babone ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe ako kanya ibitaro byese bihamagara mudugudu avuga yuko amafaranga yajyanye ku kagari. Akanya ko guhumbya, ibitaro bihita bihamagara ku kagari kugira ngo abantu baturage bavurwe bataza kwaburira ubuzima bitewe nuko bari barembye cyane. Gusa gitifu yahise avuga ko aya mafaranga
amafaranga atigeze amugeraho habe na mba. Ubwo abaturage bajya mu gahinda kenshi cyane, bataha ndetse bimyeje imoso, abandi bivuza 100%, ariko mu gutaha mu masaha ya nimugoroba umukuru w'umudugudu bamutegereye baramukubita ndetse baramunoza cyane, bamusigira imvune ndetse mu mudugudu ubu ngubu bakaba bagiye kwivuza. Abaturage 5 bakaba bakurikiranwe icyaha cyo gukubita mudugudu, gukubita no gukomeretsa, n'icyaha gishobora guhanishwa